Do you understand? Uranyumva? Tesi uranyumva? Idiots. Amazina yanjye nitwa Kalangwa Tesi Megan. Mfite imyaka 22 y'amavuko. Ntuye mu mujyi wa Kigali aho mbana na papa wanjye ndetse no nita mama we nkomoko y'ibibazo bimbaho byose. Ngeze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye nibwo namenye inkuru ya nyayo ku buzima bwanjye, itandukanye nuko nakuze nizi. Uyu yitwa Sangwa, ni inshuti yanjye ihora mu bibazo byanjye byose. Naho uyu we yitwa Sandra, ni murumuna wanjye, aranyanga ku rwego ruhagije. Papa wacu we ni ntacyo bimbwiye, yumva umugore we kurenza ibindi bintu byose. Dave we arankunda cyane, gusa yaba urukundo, ubuzima, ibi byose nta cyampiriye. Iyi ni inkuru yanjye. Amahirwe noneho nubwo barangije amashuri buriya nzamukurikirana kugira ngo umuhe discipline anyure mu nzira nziza. Uriya mwana no kwiga kwe sinzi ko nira diploma azayibona. Reba amanota yazanaga buri munsi kandi ubimbwira ariko simbyemere nyine. Rero ababyeyi natwe hari igihe twitana ba mwana. Jewe nk'umubyeyi w'umama wirirwana n'abana mu rugo, njye natangiye kubona kuri mukobwa yahindutse nyuma yo gutangira kujya unyumvisha ko ndi mukase, ukanabivuga yumva, atangira kubona ko ntari nyina. None umwana reba yarangiritse, ubu babibona rubanda rwanjye baravuga ngo ni mukase, nyamara ngiye mba ndengana. Ganiriza umukobwa wawe amazi atararenga. Byanze bikunze wongeye kumukurikirana mushyire ku murongo. Nase niba atangiye kwishora mu bahungu, atangiye guhana amarandevu yo kujya kubasura, urumva amaherezo ejo atazazana inda. Burya iyo mu rugo bitameze neza, umuntu wa mbere ubanje kwica abana n'umugore. Kuko umugore ahita afata abana akabangisha se agahinduka umusinzi, agahinduka umusazi mu rugo, yanataha ugasanga bose bamuhunze bameze gutya baramureba iryo. Usanga rero abagore bakunze kugira uruhare rwo kwica abana rwose. Ahubwo ababyeyi rero se umwana we ntaba bireba ko ari umusinzi nyine atamukorera inshingano. Abana nabo baba birebera, ibyo byaba ari abirebera ariko burya ntabwo abana bakwiriye kuba batesha agaciro se wababyaye ku cyo akunda runaka. None kandi bamufashe neza, nubwo yaba yinywera inzoga ntiyabura kubishyura nka minerivare cyangwa kubashakira indi mishinga ibyara inyungu. Ariko iyo umugore ari barangije rero rutangira ako nta kibazo inkonihera igihe da kuba warahindutse nabyo ni byiza. Oya sinanashyigikira kariya gatabana ngwaga muri kiriya gihe, nako hari aho gatera ubukene kandi kakica no mu mutwe. Ariko aho nkarike ubona ko nahise mbakurikirana uyu munsi bariho barangiza rwose nta kibazo mfitanye nabo. Ahubwo se ubu noneho turabakorera ikira ko barangije amashuri baraza bicarana natwe mu rugo. Nose niba ateganyaga no kurangiza kwiga agakora, dore yaza agakora no muri kampani yawe. No gufatirana hafi tugakora uko dushoboye kugira ngo agaruke mu nzira. Naho ubundi yatakaye rwose. Ndabona aranyura iburyo nanjye nkanyura ibumoso. No kumfasha tugashyira uriya mwana ku murongo. Ndetse na murumuna we. Rega na murumuna we ntabwo wabonye ukuntu ushize yari ameze. Yaje atangiye kunywa inzoga umwana kuri. Rero ibi bintu aho ugiye icyo gusaba, shakisha igroupe y'abari abantu agendana nabo, bari mu kigare cy'ukuntu twayimukuramo. Buri kanya usanga na murumuna we ntibacyumvikana, babashwana, sinzi ibintu baba. Ariko ukora uko ushoboye umenye agahungu kitwa Dave. Ndashaka kukamenya, ndashaka kugira ngo nkwereke icyo nzakorera uriya mwana. Ariko hari ako naketse, ariko ntabwo mfite
gihamya ko ari ngo ni defu devu mu mwanya ejo nzaguha amakuru kuko hari umumama w'inshuti yanjye yiza telefone arambwira ati rero aba bakobwa bawe baba bari mu kabari basangira n'umuhungu witwa Devu njyewe ndashaka kuzamwifatira nkamufatana igihanga nkamufotora ubundi nkazamuzana hano nkamukwereka sanga umwana wanjye yicaye mu kabari niyo nyana niyo shari nk'uyu mwanya uyu Devu ibyo bigiye gusubira nareba nabigenza uriya abakobwa bashobora kuba banamukunda bose njye numvaga twabashingira nk'akaduka wenda bagacuruza nk'imyenda cyangwa ibintu biri aho ariko ntibicare erega bajya bayakorera natwe akaba ari inyungu z'urugo bagafatanya ari babiri muri ako kaduka se se byari bikaneza nahise hari ikibazo njye numva ako kaduka umuntu agashingiye nk'uriya mukobwa ukajyamo ukamufasha byagiriye injyana nziza kandi noneho uriya muhungu nkashaka ukuntu namugira hariya ku muhinde nkamugurira ipikipiki oya batazangongera umwana rwose ntabwo nabyemera bongera umwana se bariya motari bose bahita uharamutse gupfa arapfa umwana wawe ntabwo nimba ari ugupfa yazize moto cyangwa agisida n'ubundi niyo azazira badengeye rwose mama na kariya kazi gateye ubwoba yaze bangongeye umwana waretse se bagacuruza nanjye nzajya ngenda mbafashe ariko ibintu bya moto rwose njye ntabwo mbishyigikiye That's it, bro. Wareze tugashyiraho amafaranga. Oya. Amafaranga. Yembwira dushyira amafaranga. Zose kucyumva nakubabaza, bro. Ezigiye ko ntabwo wamfite. Asekeri. Kamubaza. Jabira cyo tubiretse ma. Ndabona ushaka kunyiba ahubwo reka nkubaze. Ibaze kuntu twisanze dukunda abakobwa baba best man. Ariko byanze bikunze ninjye wabitangiye. Bivuze ngo wewe waranyiganye. Akarakana kanye ari kazima. None ngiye ikindi nikundira nyine tradutaye tumeze kuri yo abaye. Ahubwo se ngo barazasangaye. Cha bambwiye ko niba bagusaba ko bari kose bari buhagere. Rero uranyibye. Siri koko bari buze. Ko bari kose bambwiye ko niba bagusenga bari buze. Tugahuza. Ako ukuntu bituma tugenda dutera imbere. Tugira n'amahoro. Wowe uze kubaganiriza. Nimugoroba. Numva icyo bashobora gukora. Kubaganiriza numva bashobora ubwo bucuruzi. Tubashakire nka miliyoni 15. Bakende hariya mu Nyabugogo cyangwa se hariya mu mujyi. Bashaka akantu kakumba gutya kadahenze cyane. Batangire turebe biramutse byungutse twafata muri ya nyungu tukafata no muyo dusanganywe tukabashingira iduka rikomeye. Dore dusoje examen tugomba gusohoka tukanywa akacupa urumva. Noneho ikintu kirenze nuko numva na baby wacu bagiye kuza amana. Nta kintu kirenze nkabyo. Nindukirana njyewe ni wowe. Ni wowe. Reka nje banze mbahamagare turebe. Muzo turahamagara bageze baye. Ya cyo tuzishiramo. Asa hano ni kuri si twari duhareje ubundi. Kuko tuzi ko munahazi. Ese muvuye gusenga. Nana twambe nk'abantu bavuye gusenga se. Meze gute? Ase shogo tujya guhobera undi muntu. Nese kare wari uri kambanje. Ugomba kubanza yewe tujya kure. Meze neza se yego. None se ndabona mwaje kwishimira. Duwaye mwiza. Meze ntabwo turi ku ishuri tubabarira. Ego bazabara umuyobozi. Ubu nabaye demobe ntago ngiye umuyobozi. Kutamuhoberera. Nyine wowe rega wabahera nko kuri 3. 3 nta mafaranga make. Make ariko aka business gatangiye ari gato niko kazamuka neza. Reka tubahere kuri 5 byiwe. 5. Ubwo ni umwanzuro. Uze kubaganiriza ubwo ninza gutaha mu kagoro urambwira mba babyakiriye. Tujye ku meza rero ndumva
inzara yari imeze nabi. ahubwo ubwo ni urukumbuzi ruba rwakwishe. mba nagukumbuye shuri. Sha gusa nene yunkumbuye Nimbo. cyane. Ibise ni bikiri kunywa none. Shaho se ndi kunywa urufuro none. Urufuro? Ahubwo se warese nawe nkakwakira akantu kabona. Sha ntabwo ndabishaka pe. Mukaye ndakubwira. Ese ubwo turahagarara ndi kunywa utari kunywa. Sha no kuri Imana do. None kubera ukuntu watumye ntegereza cyane kubera gutegereza cyane nanjye no gusinda. Tutanye gusinda. Umva kandi ikibi cy'abantu batanywa inzoga. Nk'ubu urumva nyine uri kumbona ukabona neza nasinze. None se ko nasanze umwaka ukiri kunywa. Turengere nta n'akantu nguri. Sise bambwiye ko nakushaka. Basi se bakuzaniye icyaha. Just kidding babarizwa. Yariko nta nicyo bitwaye. Bahana mana yanjye. Shasi sawa. Sawa pe. Sawa gute? Tuwa nawe naza n'umukunzi wawe. Oya baby nuko nyine katwaje kwicara kabiyari nge Adevu nyine. Mutubwira ko nyine muri kuza turabaza ntaribe wadusanga. Meze neza se. Ndakomeye. Shayimani mfashe usinda mbanze ndebe ukuntu bumeze pe. Ako sugurisha ko kurashaka sinda. Kubunkunda. Ntebe nimba utari bumbwire ngo ni nkuva imbere. Hari abantu mbona basinda bakatukana da. Ahubwo none ndimo ndibaza noneho mamushka w'iwanyu. Izi saha nutaha wambaye gutyo none nakubwiriye. Urabizi ko ntabwo nava mu rugo nambaye gutwe hari. Nuko naho hari gusa ndagerageza nahe kare kuburyo tutari buze kwahurira. Sho nagomba shaka gushyira mu bibazo nyine. Like ndabizi pe. Kibasire kamaremo kano nabariye mbabwire tugenda kugira ngo utaza kugera mu rugo ugasanga yaje. Kambe nicaye. Ese baby. Shaka kumenya nyine ngiye tumaranye. Wowe imeze ute? Nyine muri wowe w'umugabo. Soza. Ndasoza. Rukundo usigaye rwarakwishe rumeze rutya. Buryo ujya no kuvuga ukahita wumva yuko nzajya mpita nsoza gusa rukundo rumeze neza. Birashyushye. Ibyo wumva ukwiye kumbwira nta kibazo. None se nkubwira iki babe? Sina nubwo ugireho n'abandi bakunda ndabyumva nyine sibyo. Ikwinjiza munsi nshya nyine utazi utamenyereye dasanzwe ubamo. Ako byibura sibyo. Basi mbara imbere ijuru rito. Tesi! Watesi! Tesi! Himbwa kazibiri kamama twamaye. Ubu uri mu biki? Ubu ndabizi urimo wangatwa. Ndashaka mvuge rimwe ntabwo ushaka gusubiramo. Ndashaka amafaranga yanjye 500 yarari haramucuba cyane. Yesu mama nukuri ngonde? Yes Chris. Ubu mama nukuri kwimana amafaranga nayo. Ndashaka amafaranga. 500 mbibuze. Ndakwica. Ndakwica urumva. Nindayiza guca mu musarani amafaranga mama ntabwo. Urayama cyangwa ntabwo? Mama nukuri kwimana amafaranga ntabwo nyazi. Ngo guti ninde washasha hariya? Ntabwo ari wira mu cyubu. Mama. Urayama ntabwo ya. Urayama kuri kwimana amafaranga ntabwo nyazi. Bavuga ati reka kunyirizaho kuko n'umwuka urimo kuva muri abo. Doni. Zana marembo kuguza mu rugo rwawe. Sinagimana amafaranga ntabwo nyazi. Ntabwo natwaye n'uko. Uraba amafaranga cyane ntabwo natwaye. Basema mbabwira. Mama. Umva kubwira. Churumva. Genda kwita. Nirega agacucu. Mama nukuri kwimana. Urayama. Ntabwo natwaye. Ako ubu ubona ukuntu nakono uzi ukuntu uri uzi gutanga kera kurusha umushyitsi wawe. Okay, wenda singeranyije abantu. Ubu ugiye gutangira kubeshya. Ako ninzavuga ikintu uzabyicuma. Okay, kandi ese kumbona kano gashanete gashaje nta kuntu nakugura kandi ka original none kurusha. Cyumba. Ntuze mu mutwe rero marumva ngiye gusara. Uragera none kuroza. Uya nyine uko ari ubikoze mbere biri romantic. Gutyo warunsajije. Ndagake? No.
subiza ko dukundana usandakariye wawe utagira isoni nta n'umwanya nawe kunda agasazi kawe cyane cyo kuze ko nkubwire n'umunsi wambaye neza bitarabaho let's go iyo nguhobe ihita nimagine ko mu ijoro bizaba bimeze iyo bituma yatangiye gukabya rero abakobwa b'iki gihe mwabaye umuntu ababwira ko ari ku mutima mugahita mutobika basi bitangiye kongeranya n'abandi it's okay nta kibazo neza cyane cyane ngukumbuye mbaga umutima wanjye ndamo guturika uyu munsi birenga naje kukuzana no no it's okay ntabwo byari kurenga kandi ikindi nanone managerageje ibishoboka byose kugira tubonane kuko buriya wanyura cyane of course siko mushuti wawe ashobora kuza okay nuko sore ntabwo nongera sibyo okay gusa niba uri mu mwanya uhagije nawe nkora ibishoboka byose kugira ngo wishime sure more than sure yewe nose ko nanjye ko yari umujura ntabwo kuvuga ko uri umujura neza amafaranga yawe ukuri kw'Imana ntago amafaranga nyayo ziba ntago ziba mama uru ziba vana urusaku ngo icyo nshaka ndashaka amafaranga yawe urayampa ntabwo yampa mama n'ukuri kw'Imana ntago nayatwaye izina ry'Imana do mama nimba ayo mafaranga natwaye nkeneye amafaranga yanjye cyangwa nkakura aha ngaha ntabwo nshaka ariya mafaranga aho kuyabona nanjye ntabwo ubuzima bwanjye ariya mafaranga cyangwa bakuyakubira mama n'ukuri kw'Imana do none se yarigise Sandra ko atigeze ajya mu cyumba cyanjye ariwe wasasiye amafaranga yanjye yagiye ese mama urumva amafaranga yanjye urumva natwara amafaranga ari amafaranga 500 afite ikintu gikomeye agombaga gukora ndavuze ngo ndagiye ngiye kugenda afite ahantu ngiye ngaruke sanga amafaranga yanjye hano cyangwa wowe musema munyangiriye iki amafaranga yanjye urayamuca babarira mama babarira mama babarira amafaranga yanjye ndayabona n'ukuri kw'Imana ntabwo nayatwaye uzi n'ikindi mama kugira ngo mbure amafaranga yanjye nabura isura yawe mama munyangiriye iki haguruka ugende ntuzongere kunyita nyuko ntabwo njyarabaje akacucu tuziba hatsinda nkabona ubujipo bw'ubuhenere kamaze iminsi kagura kiyandika ni amafaranga ngiye gukoreshaga n'ukuri kw'Imana amafaranga uri kuvuga ntabwo nayatwara babarira haguruka ugende mvira mu rugo gira vuba sinshaka kubona ngani sohoka ugende kuko ndakatumva wait okay good ndayashyira kubera watujije wait ushatse nagufasha waba nje ukanyumva akunuka okay it's okay tugiye gukina game zazo nanzo ndakwemubwira byategese kunebwoba hoya it's okay game tugiye gukina iteye wamenyereye kurebera mu marinete tugiye kurebana imbone zacu zihuza ngendewe nawe yego abasaga ubwo ujamaza no n'amasaha niyo yawe umunsi wose just 1 minute 1 minute only udahumbisha uhumbya araba yishwe none uhumbya amategeko banza wumva amategeko y'umukino uhumbye arahita uwo nyine utahumbije ahita asaba ikifuza ashaka yuko akora nawe turebane 1 minute uhumbya arabatsinzwe rero dene wowe tetsaba icyo ushaka kukiza wumva yuko ari njye uri butsinde nta kubera marinete ntabwo yizeye imbonera twagiye ya twagiye 1 are you ready? Good. 1 2 3
twagiye you are loser twagiye uzi ikintu ngiye kugusaba kimwe ntabwo nakujyana kure Reka kunsaba ikintu gikomeye. let's do it reka tubigire vuba Kiroroshye basi. Kiroroshye I want you to kiss me. Biroroshye. Okay.